Muraho mumeze mute? Murakaze neza kuri Flavia TV show. Nari mbakumbuye cyane, ndabahobeye, ndabayambiriye iminsi myinshi. Mumeze mute rero mwebwe? Mwari mumeze mute? Shimiye abantu mwarebye ikiganiro cyabanje. Imana ibaha umugisha cyane, ndabibashimiye. Ndabashimiye urukundo mukomeje kunyereka, ndabashimiye ko mukomeje kubana nanjye, ndabashimiye ko muri abantu beza. Icyambere ni uguhora twishimye tumeze neza. Nifuje uyu munsi ko ikiganiro cyabanje nababwiye ko mwambwira ikintu nifuza ko twazakoraho. Harimo abantu benshi bagiye bambwira ese wazatwigishije guteka ibintu bigiye bitandukanye, wazatwigishije guteka inkoko, wazatwigishije ukuntu umuntu ashobora gusasa, wazatwigishije ukuntu umuntu ashobora gutegura iwe mu rugo, ukuntu umuntu ashobora kuba yatungura umugabo. Rero mbabikiye byinshi cyane hano kuri Flavia TV show. Nzagenda mbereka ibintu byinshi bigiye bitandukanye, ariko uyu munsi nifuje kuganira n'ababyeyi. Hari ikintu ababyeyi birengagiza nifuza ko twaganiraho. Nifuza ko twaganira ku burere bw'umwana. Rasi umubyeyi yego akora inshingano ze nk'uko bikwiye cyangwa nk'uko bigomba, ariko hari ikintu twirengagiza. Kubera iki ababyeyi benshi tuzajya tubwira abana bacu ko tugukunda? Uziko ari ijambo rito wabwira umwana akanezerwa ubuzima bwe bwose, akaba azi ko ndagukunda y'umubyeyi iruta ndagukunda y'abandi bantu bose. Umubyeyi uhora ukanga abana, caha nyuraha, wagigorye, wagicucuwe, ugatuka umwana. Kandi ni ukuri ijambo waturiye ku mwana w'umubyeyi, hatabayeho imbaraga z'Imana rimubaho. Biba byiza ko kwatura ijambo ku mwana ari ibintu dukwiye kwitondera, tukabigenza gake. Ubwo ndi kuvugana n'ababyeyi babandi bahita bavuga ijambo kubera umujinya, cyangwa kubera ko umwana akoze ikintu hasi, yatsinzwe mu ishuri se, yagiye atakubwiye se, yaza ugatangira ukamutuka amagambo menshi. Nifuza ko ari cyo kintu twaganira. Ese birakwiye ko umwana niba akoze ikosa tumucyaha mu kumutuka, tumucyaha mu kumubwira amagambo atari meza? Turi kuganira mu mbwire muri comment. Birakwiye? Abana bacu noneho muri iki kinyejana bafite ukuntu bazi ibintu byinshi no kuturusha, bafite ubwenge bwinshi cyane. Ubwo iyo umubwiye nawe ahita yivumbura, mama aranyanga, papa aranyanga, akagenda akicara akigunga. Noneho we agashaka amakuru hirya no hino, ibyo yumvise hanze abiha agaciro kuruta ibyo wamubwiye. Kandi umwicaza ahantu ukamubwira ati mwana wanjye wakoze iki, cyangwa ukamuhana, ariko mu kumuhana rero nashakaga ko uyu munsi nganiriza ababyeyi, sibyo, uko dukwiye kwita ku bana bacu, sibyo, tukaganira nabo, tukababwira amagambo meza. Ndagukunda ya mbere akaba yizi ku mubyeyi, ijambo ryiza yuko ari mwiza akaba yizi ku mubyeyi, yaba yambaye neza umugabo wambaye neza sheri, ukamubwira amagambo meza. Ariko guhura n'umwana wakoze amakosa, homework kubera icyo wabonye 0/5, wakoze ibi, ntabwo ari byo, sibyo. Ukwivugana n'umwana cyane cyane nk'umwana w'umukobwa, hari ibibazo byinshi abifuza kuba yakuganirizaho, ashaka kukubaza se mama nk'ubu ngubu ko nagiye mu mihango bigenda gute, bitwara bate, akakubwira rega nabo abahungu bamutereta ku ishuri. Akakubwira kanaka yambwiye mami kankunda, yanyandikiye, yagize uku. Noneho nawe ukamenya nk'umubyeyi uko ubigenza, ukamenya ngo umwana wanjye byagenze gutya, noneho
ndabigenza nte? Ndamusubiza nte? Ndakoresha iyihe rangaje? Iyo tumusemera utangiye kwigira ikirara, urananiye, utangiye kuyikunda n'abahungu. Muganirize neza mutuje, nuko ababyeyi tubyirengagiza, natwe ibyo bihe twabiciye, sibyo? Umuganirize neza utuje, akubwire imva n'imvano y'ibyo bintu, noneho umubwire uko akwiye kubyitwaramo. Mbwira ati wenda nibyo bijya bibaho, rega nanjye byambayeho, ariko mbigenza gutya kugira ngo nkomeze kwirinda, kubera ko iyo umukobwa yagiye mu mihango aba afite ibyago byinshi byo kuba yasama, aba afite ibyago byinshi byo kuba yashukwa, n'umubiri uba utangiye guhinduka, ubona yuko urabizi uko waganiriza umwana wawe, ukagenda umuganiriza gake gake. N'abana b'abahungu ari abana bishora mu ngeso z'ibiyobyabwenge, tukamenya ukuntu abana bacu tubatwara, tubagenza neza, tukabajyana mu ngeso nziza, ariko twabinyujije mu bugwaneza, nta gitsure cyinshi, nta munabi mwinshi wabayeho, tukaganira. Sinzi niba mujya mubibona mu bihugu byo hanze, ikintu cya mbere umubyeyi n'umwana baraganira bagaciringa, bakavuga iki tucyanzuye gutya, ntabwo amuzaniyeho itegeko, iyo amuzaniyeho itegeko ahita yikubita agasohoka akagenda, kandi nta kintu wamugira. Aho ni hanze. Abana tukabatoza umuco, tukabigisha ukuntu abanyarwanda tubayeho, umunyarwandakazi yitwara uku, ntavuga uku, ntagenda uku, afite uku, nyine byose tukagenda tubibabwira mu bugwaneza, sibyo? Rero uyu munsi sinzi, nicaye nyitekerezaho cyane, birakwiye ko tubwira abana bacu ko tubakunda, sibyo? Mu mwanya tubonye, ubushobozi ntabwo bungana, ntabwo mvuze ngo mujyane ngo kumusohokana ahantu hahenze cyane, ariko niyo wamujyana muri kwikorera urugendo, ukaba wamugurira akayahurute ka magana angahe, aravuga wawu mami arankunda, wawu dada arankunda, utuntu nk'utwo ngutwo. Mu gihe uri mu rugo mukaba mwakina, izo ni memories umwana wese ntabwo ajya azibagirwa, ntabwo ajya ashobora kwibagirwa icyo kintu, ko wamwitayeho, ko wamubwiye neza. Rero tubwire abana bacu ko tubakunda. Mu gihe umusezi ugiye ku kazi umubwire ko umukunda, mu gihe uvuye ku kazi umubaze uko amasomo yagenze. Nyine umwana akura akunzwe, ntagire irungu muri we, ntiyigunge, ese dadi najya mbonera umwanya, mami najya mbonera umwanya. Ni ukuri nk'ababyeyi twikosora, igiye gushaka ubuzima nibyo, kubera ko ubuzima tubayemo burahenze cyane, ariko ikintu cya mbere ni umuryango, sibyo? Kuko nanone gushaka ubuzima, umuryango wawe uri gusenyuka nta kintu byaba bimaze. Nahandi umwana wawe, niba ufite umukozi w'umuhungu n'umukobwa, sibyo? Hari umuntu wigeze kuduha ubuhamya, numva bunjyanye kure cyane, yatanze ubuhamya bw'ukuntu yari afite umukozi w'umuhungu n'umukobwa, nawe yarabyaye umwana w'umuhungu n'umukobwa, uri kumva? Arangije umuhungu n'umukobwa bakajya bakora ibintu bitari byiza imbere y'abana, noneho ka kana k'agahungu n'agakobwa nako bagenda babigana, abana barenda aho bakura, umukobwa arenda ahasama, mama we ntiyabimenya, uri kumva? Umwana ageze igihe cyo none niyo namenya ngo ninde wamuteye inda akajya yanga kuvuga, umwana bigeze igihe aza gupfa, kuko yatwaye inda akiri mutoya, ntabwo abasha kubiresista, biba ngombwa yuko nyine atakaza ubuzima. Biraba nyine, urabizi ubuzima, uyu mwana twise akiri mutoya, hari igihe inda imugwa nabi, wenda yageze no mu mezi angahe ugasanga biranze, bamujyana no kwa muganga bikanga, ubuzima bugahagarara. Noneho umusaza we akajya arira avuga ngo ndapfakaye. Uribaza icyo kintu, akarira avuga ko apfakaye, abuze umugore. Noneho mama we biramutangaza, abuze umugore, baramubwira ati hoya uyu ni mushiki wawe. Aravuga ati ngiye mbuze umugore kuko uyu ni umugore wanjye kuva tukiri abana. Abwira mama we ukuntu mama nyine yakundaga kujya mu bihugu byo hanze ari kwishakira ubuzima, abwira mama ukuntu yasambanaga na mushiki we. Uribaza icyo kintu, nyine we yaramubonyemo nk'umugore we, nta nubwo kumubwira ko ari mushiki we byumvikanaga, yararize amera nk'umugabo upfushije umugore. Mama we byamuhaye isomo, sibyo? Narabyumvise ngira ubwoba. Ni resitora, ntabwo ari ibintu byo kuvuga ngo ni uguhimba, ngo ni ibintu nabonye mu mafilme, ni inkuru ya nyayo. Birakwiye rero ko nk'ababyeyi
tumenye inshingano zacu. Ntitubirekere abadufasha kurera abana ngo nibo bagomba kubimenya. Yego yamwogeje, yamufuriye, sibyo, yamugaburiye, ariko si yamuganirije. Ariko se wigeze umubwira mami aragukunda? wigeze umubaza uko ubuzima bwe bumeze? Ese tantine agufata ate? Byose ngo umwinjire akubwire amakuru y'ibyo bintu byose. Kugira rero ugeraho bigusaba ko umwana wamuboneye umwanya, sibyo? Bigusaba ko umwana wamuboneye umwanya muri kumwe muganira. Uwo mwanya nyine two tuntu twose nagiye mbabwira, haba kumusohokana, kumujyana aho abandi bana bari, niba ufite amafamiye, kumujyana kwa shangazi, kumujyana nyine akamenyera yuko hari n'abandi bana mu muryango, tukarushaho kwegeranya abana, bakaba bamujyana gusenga, bakaba bamwigisha ijambo ry'Imana ari kumwe n'abandi bana, agakurira mu buzima bwa gikristo, ariko hariho n'umuco, hariho na relationship yawe nawe imeze neza, ku buryo umwana n'umubaje ngo best friend wawe ni nde? Best friend wanjye ni mama, ni papa. Iki kintu kiraryoha cyane, kandi mubicunze neza ku bana bigira ingaruka nziza, sibyo? Bigira ingaruka nziza cyane, kuko usanga umwana n'umubyeyi bafitanye relationship nziza, nta nubwo akenshi bajya bakunda kujya mu mico mibi, kuko bavuga niba ngiye gukora ikintu banzambaze best friend wanjye, mugisha inama, mubwire ati bimeze gutya, sibyo? Agatinya kuba yakora ikintu kibi, agatinya kuba yakora ikintu kitari cyiza, ugasanga agendeye kuri discipline nziza. Rero nk'ababyeyi twikebure, twite ku bana bacu, turabakunda yego nibyo, nta mubyeyi wanga umwana, ariko tunabereke utumenyetso, tubaganirize, dushake umwanya, nyine dukunde kuba hafi yabo, ntitubaterere iyo ngo turi gushaka ubuzima, abana bawe bakaba bakangirika mu buryo udashobora no kuba wabigarura, sibyo? Twisubireho cyane cyane ko ababyeyi muri iyi minsi bari guhura n'inshingano nyinshi zitabemerera guhura n'abana ngo baganire, gushaka ubuzima. Nk'abantu bikorera ushaka kuba bataha nka saa 4 z'ijoro, saa 5 wenda nibwo uri kugera mu rugo, uroga ryari, urabasha kujya kurya, byose ufite inshingano nyinshi, no gutegura umwenda uzambara ejo, wenda abantu babona ukabona bararyamye barasinziriye, ukagenda ukaryama nawe, sibyo? Rero birakwiye ko dushaka umwanya tukaba twakita ku bana bacu, tukagira n'ibyo twigomwa, tukigomwa ibirori bimwe na bimwe mu gihe tuzi ko, niba uzi ko wenda ko kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu umwana ni umuheruka, sibyo? Ku wa gatandatu ubyuka, umuhekeya, umwiteho, umutekere, umwoze, urebe ese inzara ziraciye, ese mu matwi nta mwanda urimo, ese umusatsi bimeze gute, ibintu byose. Ku bafite abana b'abakobwa, murebe ameze ate, ese udusengeri bambaramo imbere tumeze gute, ese amasogisi niyashaje, ibintu byose ukabyitaho, uwo mwanya ukabikurikirana. Nk'ama event atari ngombwa ukaba wayareka, ariko ukaba hafi n'umwana mukaba mwakirwana. N'igihe unashobora no kuvuga noneho uyu munsi ndajya mu kazi ariko sindi butindeyo, why not namujyana ngo abe yicaye aha, niba ari umwana wenda uzi kuvuga, uzi ubwenge, tube twicaranye, arebe mama bari mu biki, mama bafite akazi kenshi, ntabwo ari ukudutererana, nubwo akabona ko uba ufite akazi kenshi mu rugo, sibyo? Rero nako kantu nifuza ko twaganiraho, tuba ababyeyi beza. Mu by'ukuri ntabwo kubyara ari kuba umubyeyi, ntabwo ari kuba wabyaye watwise amezi 9 ukabyara. Buriya kuba umubyeyi yego urabyara, ariko igituma witwa umubyeyi cyane ni inshingano. Iki gikorwa ukoze cyo kuba wabyaye uwo mwana umugejeje ku isi, umukurikiranye uti, umureze gute, umuhaye ubuhe burere, ibyo biguha kuba umubyeyi. Hari igihe rero uba warabyaye ariko utari umubyeyi pe, ukaba warabyaye ariko utari umubyeyi. Rero twige kuba twakita ku bana bacu, no kuba ubwacu twakiyitaho, ndetse ku buryo bibaye byiza umwana wawe mugira inshuti,
aha umugire inshuti, umugire inshuti. Ako kantu ku bantu mutari mugafite mukiga muzasanga ari keza cyane. Iyo umwana wamugeze inshuti akubwira ibintu byose, akakubwira ibintu byose, agashidika byose yabivuze, kandi kugira ngo mube inshuti ni ukubera ko uba wamuhaye umwanya wawe wose, ni uko muba mwirirwanye, muba mwajyanye ahantu hagiye hatandukanye, sibyo? Rero ndabinginze tuba ababyeyi beza bafite umuco, bafite uburere, ba gikristu, ariko n'abana bacu tubarere neza. Ibyo ni ukuri bizatugiraho ingaruka kandi nziza. Tuzakomeza tuganira ku matopiki agiye atandukanye. Ntabwo nifuje gukora ikiganiro iminota myinshi, ariko ndifuza yuko icyo kintu twakiganiraho tukagishyira ku murongo, tukaba ababyeyi bari smart, sibyo? Ku buryo niyo umwana wajya ku ishuri, nyine ahantu umwana we hose aba yumva ko umuntu wa mbere mu buzima bwe ari umubyeyi. Nujya ubona umwana ari inshuti n'umubyeyi we, uriya mubyeyi aba yarabikoreye ujye wicara umuganirize, umubaze byagenze gute, aba yarabikoreye pe, ntabwo ari ibintu biba byaraje gutyo gusa, aba ari ibintu yakoreye, aba ari ibintu yavunikiye, aba ari ibintu yashyizemo imbaraga. Mujye munabegera mubabazi. Ese we ngewe rero sinjya nkunda kwirarira, ikintu nazi ndabaza pe, nkakubaza ubikora ute, ubigenza ute, tubazanye nta kintu bitwaye. Tubaze bagenzi bacu uko barera abana babo, tubaze twige gukopera. Niba hari aho ugiye ugasanga hari umuntu utari kubikora neza, ukibure umukemurane ubugwa neza, umubwire neza kuko umwana aba ari uwe, umenye uko bivuga n'uko bigenza, bizajya bigenda neza, sibyo? Kandi ni ukuri nanjye bizajya binezeza nimbonye hari comment nziza, nanjye wenda nabaga ndi mu kazi kenshi, ibyo bintu simbyiteho, ariko ngiye kubireba, tubyiteho kuko bano bantu tubasiga mu maboko, ntabwo babakunda kuturusha, nta nubwo babifuriza ibyiza nk'ubwo twebwe twabyifuza, sibyo? Twebwe dufite ibyiza twifuriza abana bacu, ntabwo bo rero baba bazi izo mvune z'uko wawe twise ukabyara. Murabizi urugendo rwo gutwita ukuntu ruvuna, za nshuro zose wihindikije, amajoro waraye udasinziriye, ntabyo baba bazi. Ubwo rero bisaba ngo umwana wawe umukurikirane, sibyo? Umube hafi mu buryo bwose bushoboka. Hari ababyeyi benshi bavuga ngo ngo niyariye se, ngo niyanyweye, ngo hari ubwo ashonje, ngo minerval n'ishyenge, ibyo birahagije. Jesus, koko umwana wawe akajya mu mihango bwa mbere, akagira n'isoni zo kubikubwira uri umubyeyi we, akagira isoni zo kukubaza ibibazo byagiye bimubaho, urumva koko bikwiriye? Urumva koko bikwiriye ko umwana ashobora kujya kubaza umutantine we, tanti byagenze gutya mbigenze ne, akiramo nk'uhaye ipad yanjye wambare, nunamenye yuko umwana we yagiye mu mihango? Numenye yuko umwana wawe ku bana batangiye gukura, ese niba yazanye isyara zogosha te, niba afite icakwaha biratunganyije, nubikurya ugaterera iyo, yarakuze arabimenya, arabizi ko ari bubigenze. Koko birakwiye? Uricara ukumva umeze neza ukora ako kantu? Umwana niba yaratangiye kujya mu mihango, umenya ngo akeneye ikariso nshyashya, umenye ngo akeneye ipadi, umenye ngo akeneye jilete yo kuba yakikorera isuku, ibintu byose umenye ngo urabikurikiranye, umenye ngo umwana ameze neza, unamenye yuko umwana yanyweye amazi. Murabizi yuko abana babiriwe ku mashuri baba bakoresha amatuwarete yakoreshejwemo n'abantu benshi, umwana akanywa amazi menshi kugira ngo bibe byamurinda kurwara amafection. Urumva ibintu byose ukabikurikirana, sibyo? Rero twe guterera iyo, hari abantu babumva ari ibintu wenda boroheje cyane, mu mbabarire ngewe ubwo mbivuze mu buryo bwo kugira ngo mbakeburemo ku bantu batabikora neza, kandi n'ababikora neza felicitation, ni ukuri Imana ibaha umugisha, uwo murimo dukora tuzawuhemberwa. Aba bana kubitaho n'abana b'ejo hazaza, nibo Rwanda rw'ejo hazaza, birakwiye yuko tubitaho, haba mu muco, mu myifatire, mu mirerere, byose tukababa hafi, sibyo? Nuko ntihagire umuntu unyumva nabi ngo
babifate nabi ariko nyine byari ngombwa yuko mbibaganirizaho, sibyo. Ugasanga umubyeyi afite umwana ari kumwe, aha hose huzuyeho imyanda, mu mutwe harimo akavumbi, ntiwarebye ngo uyoze neza, ntiwarebye, nta kintu na kimwe witayeho, urwara rurava aha rukagera hariya. ndabinginze twite ku nshingano zacu. Nk'uko ubuzi ngo umugabo umwenda we urafuze se, isogisi rye rirahari, inkweto ze zirahanaguye, ukabimenya. Ababyeyi ibyo bintu ku mugabo ubizi neza ko byose bimeze neza, ariko no ku umwana watwise ukabyara, ako kantu nako twige kunezeza abana bacu, bagira anniversaire. Niba udafite ubushobozi bwo kumugurira keke, umuririmbire, ushake na keke y'100 umushyiriraho akabuje, nyine abone yuko mama na dadi bamwitayeho, sibyo. Kandi ibyo simbivuge abagabo ngo mugire ngo inshingano z'abadamu gusa, dukwiye gushyira hamwe, dukwiye gukorera hamwe. Ntabwo umwana ari umuntu umwe, sibyo. Umwana n'uw'ababyeyi bose. Ibyo kuvuga abagabo bagize inshingano ngo n'iz'abagore, nta nshingano z'abagore zihari. Umwana wamwoza, umwana wamumesera, wamuterera ipasi, wamujyana ku ishuri, wamukorera homework, wamufasha gukora homework. Nta nshingano z'abagore zihari, tubyumve kimwe. Haba umugore haba umugabo, twese dufatanyirize hamwe kwita ku bana bacu, tubaha uburere bwiza, cyane cyane nk'abana tuba dufite bakiri bato, baba bari gusigana n'abatantine, cyangwa haba hari n'umuhungu, tukamenya uko tugomba kubagenza, tukanabinjirira, tukabinja, bakaduha amakuru biba biri kubera mu rugo, kugira ngo tumenye n'aho tubigarurira, sibyo. Murakoze cyane, mwakoze kubana nanjye muri iki kiganiro. Imana ibahe umugisha, kandi niba utarakora subscribe, kora subscribe. Nibura uku kwezi kurangira twarojeje abasabu 1,000, twaramaze kuzuza 1,000, sibyo. Murakoze cyane. Ahubwo abakobwa n'abasore nabo tuzaganira, n'abadamu gusa tuzagenda tuganira, mbabwira ibintu byinshi bigiye bitandukanye, kandi urukundo mukomeje kunyereka ndarubashimiye. Navugishijwe, navuze ibintu byinshi, ndarubashimiye. Mwakoze kunyumva, ndabizi ko mugiye kubishyira mu bikorwa. Imana ibahe umugisha, dukomeze tuba abantu beza, twishime, tunezerwe, tube smart,